kuri iyo project umuntu bita Nando tugiye gushutinga witwa Ruki ajya kugura imodoka twe turi gushutinga turabe 200,000 ikintu cyabayeho sasa tugiye gushutinga turiranje bayiskati barambye okay nari bro twebwe watujyamo ideni tugakora so bayemera ko mbajyamo ideni turakoze rokaje Gisenyi kugura iriya modoka agendamo bita ngo ni yuzuruka niko niryo zina bayize so bayite iryo zina twebwe turi he turi Gisenyi turimo turashutinga bo bari Gisenyi bari hari umuntu arimo koma amagara nzengereje man aha nibyo nayo nyiri kukubwira byiri ya modoka bayiskati bemeye ko mbasigaramo 200 turakoze video irarangiye uwitwa Juno n'ubwambira abonye iskati ariko yaramuzi iskati yari umwe mu ba director beza dufite mu Rwanda big up iskati ewana respect cyane so igihe turatatse video baraeditinze uwitwa Ruki yagiye Igisenyi kugura imodoka twebwe strugglinze turatashe so twongere twumvisha abanyarwanda topic y'uyu munsi baba ngo hemukiye bari manager urangize ngo ndi manager ngo yari manager tumaze ngo araho yamuye yaragize iki tumaze kugera hagati muri career yawe yego iturumva ikintu manager yagufashe na kimwe ahubwo uretse ibikorwa byawe kubifatika bya uploading kuri YouTube ye ahubwo abantu bagufashije wa mbere ni Yago wa kabiri ni Crema music na Igor Mabano urumva tugeze none hakabamo ninde umusore bita Titi Brown turagiye ku ndirimbo rero yitwa Kunsutsu baraeditinze irarangiye uwitwa Bruce Melody ndirimbo yakuwemo aje kuri studio witwa Element bari gukora indirimbo yitwa Ikinyafu Bruce Melody aje kurangizamo amajwi ye neza kuyashyira ku murongo no gusubiramo ibintu bye ibitekerezo bye byashyari gizica kira kikarita ahita avuga aka nagasuzuguro uyu mupeti yakoze ikosa ryo gufata Bruce Melody akamukura mu ndirimbo agashyiramo Juno icyo kibikira cya mbere icya kabiri Bruce Melody aravuga okay nibi bibaye Juno itumudeleitinga muri indirimbo kuko nawe ntabwo yigeze amenyesha ko agiye kunsubiramo indirimbo yitwa Ikinyafu abantu bari barayumvishe mbere yarimo reka mbwira abanyarwanda tugiye kuvuga kuri integrity mu element yaza kuba ari umuntu muzima umuntu bari kuza kubwira ngo muri studio ngakubwira ngo siba amajwi yakana mu ndirimbo gusa kora ko element yari gataga ikibuno cya Bruce Melody icyo gihe ntabwo Bruce Melody ikintu cyose ari kumubwira kwanga kugikora abanyarwanda mu byumve so ubwo aramubwira ati ngo sibona mu karitasi direct witwa turashutinze niba babyibuka neza twese dusora Kunsutsu gitaraganya sasa umuntu bita Nando rero nandi kubwira ngo ni umuntu wa danje Nando yakoreshaga imbuga za Bruce Melody icyo gihe indirimbo yitwa Kunsutsu nyohereje witwa Ruki ni muye nawe turaganda mgani ariko urabizi ko indirimbo yanwaye amafaranga n'ubundi acyarimo amadeni ibi uramfasha kugira ngo yaringa amadeni ndi marambira ati tuzayishyira kuri channel hari abantu bo bitwa urwunge twamamariza bagiye kuma amafaranga muri video washyizemo inzoga zabo nakubwiye ngo uzishyiremo zinzoga bita urwunge bazaduha amafaranga kuwa mbere tuzeta twishyura amadeni ufite aho kanya ndamubwira okay naribi urwunge ni inzoga abantu bamenye twamamaza nta gice na kimwe nyikuraho ariko yamamazwa na Ruka ariko ari njye njya mu ma interview kuyivuga so cyagenda mubwira okay naribi ndamubwira none se ibijyanye na channel arambwira ati impamvu rero indirimbo izasokera kuri channel yanjye itazajya kuri channel yawe nubwo twari tugiye kuganira ku bya channel Banyarwanda bumva impamvu indirimbo zanjye none nemeye ko zinyura kuri iriya channel none se wasohoye indirimbo ya mbere ari Tanzania arayaploadinga ya kabiri ayaploadinga ari iwabo nanjye so ya kabiri uri kumwe na Igor Mabano arayaploadinga iya gatatu sasa iya gatatu none iki joro tutangiye kuvuga ati
ariko sa turetse tipe ibintu byose warimo kuvuga ngo ibintu byose mba nabyitigitiye igihe kirageze no nanjye ibintu platforms zanjye noneho ubwo ngubwo nibwo tangiye kuganira no bita rokikimomo noneho turicaranye sasa ndamubwiye none se bro iyi ndirimbo wahitasohokera kuri channel yanjye noneho nanjye kubona mfite abasabu runaka bakajya kuri channel yanjye arambwira ati ndimo ndakwiyitirira abantu bamenye ko nkumanaginga ari abanyamakuru bari kugukina abantu benshi bari kugupostinga aba influencer benshi kwa ko ndi kukwiyitirira nk'ukumanaginga arambwira ati nubishyira kuri channel yawe abantu benshi bazi ko ufite amafaranga unyishyura kugira ngo mu promoting ku mafilime nyine mbe manager wawe nubishyira kuri channel yawe uzabishyura ko nta munyamakuru uzagukina utamwishyuye nta mu influencer uzagupostingira ngo agutwikire utamwishyuye ayo ni amagambo yande ya rock waramugije ku basabu bangahe icyo gihe njye nari mfite channel yanjye ari gifite abasabu 5,000 iyi imaje kugira 20 na bingahe urakoze arambwira ati nijya kuri channel yawe ntabwo bazagukina kuko ntabwo muziranye ntawe wishyuye buri utagira ngo baragukina kuko Clement yabahamagaye nuzi impamvu Clement bagukinnye nuko ya Clement nozi ibyo bahuza nabo kumbeba iyi ndirimbo impamvu bazayikina Clement azongera kubahamagara kuko nagakorana na Juno azayikina kubera njyewe rero bazi kunyishyura ninjuzi za ibyo nzabibwirira uri kumva uretse gatoya ubwo umushinga wa Knowless uracyari mu kabati arambwira atari ko kugira ngo indirimbo ipromoting nijya kuri channel yanjye abantu bazagukina kuko nje mfite uburyo mbaye n'abanyamakuru bose babizi ko bantumira babashambaye ibiganiro uretse gato ubita Kimomo yakoreshaga izina afite agashaka gutwara ibihangano byawe nyine kuko yakumvishaga exactly ngo njewe nyine ngo ngende Kimomo ndifite kuko yaranambye ati uyu munsi ntabwo ufite ubushobozi bwa ko affording umunyamakuru runaka ngagutumire cyangwa gukine kuko we ntabwo bagukeneye bari kugukina ko wenda Clement yabahamagaye kumbeba cyangwa yabandikiye abigusabiye ubufasha bari kugukina ko yago wenda yirwa kuwirizwa ku mateleviziyo yiwe kuri YouTube channel ubwo Kimomo ageze ku 24 by'abasubscribers ngenda cyafite bya bitanu twamwemfe yego so icyabayeho nje naramubwiye okay niba ubizi neza ko bazakina indirimbo nawe ukamfasha kuyikina none nta kiguzi unsabye na kimwe bitakuvanga imyenda ngo cyari cyo nakwisomotinga kuri filime abanyamakuru bakayikina kuri radio na televiziyo tukajya no mu biganiro nkava kwaya ishyira kuri Instagram ya Bruce Melody ahita na pinninga link kuri YouTube channel ya Bruce Melody wetse uri kumva ikintu nande yakoze bro abanyarwanda ntago bazinando man nge nande uri kumva ubwitange yakoze yewe abanyarwanda ntago bazi umuntu bitanando nando uri kumva akazi yakoze uri kukumva abanyarwanda ntago bazi nando I wish ko nando yaba live right now bro nando agikora ibyo bintu uwitwa Bruce Melody yarari Musanze akimenya amakuru yuko indirimbo no yasohotse atarimo no nando akayipinninga kuri socials zose kuri YouTube channel yiwe no kuri Instagram yiwe ukuvuga ngo ise promotinga byihuse Melody ni umuntu warebwaga cyane none indirimbo ya Papa Cyangwe Melody arayipostinze kuko abantu ntago bazi ko Melody yarari muri iyo ndirimbo ayipostinze kuri Instagram yiwe inapinninzwe kuri YouTube channel yiwe icyo kintu nando yakoze nicyo gituma uyu munsi nando mufata nk'umuntu wa danje nzahora nitu wa danje abanyarwandakazi muzamenye wita nando ejo nzamushyira kuri story is the realest nigga bro the realest respect kabisa respect my nigga icyo gihe noneho bikiba witwa Melody akimenya ayo makuru yes amwaka Instagram n'izindi mbuga ze etajya gurwana no gusiba za post za Papa Cyangwe zose wone Bruce Melody mukubisiba abantu bayibonye banyandikiye ama screenshot ahari menshi abisibaho kuri Instagram ye no kuri YouTube channel ye indirimbo yitwa Kimyafu haburaga iminsi 2 ngo abe Noheli beta bayishutinga buri bucya aba Noheli
kuri no hit inasohoka, niyo mpamvu yanasohotse abantu bavuga ngo irimo amakosa n'uburyo yanditseho. Ni mubibona hari n'amakosa yanditseho iriya ndirimbo, kwa ko bayikoze umunsi umwe bukisohoka ngo itizimya iyi ndirimbo yitwa Kunsutsu kuko batayishakaga. Bete bayishutinga ngo bete bayizimya ku kanya ko bashutinze umunsi video itisohoka mu gitsutsu. Barayisharinga yitwa Juno wana abantu bose ayibatamo nyibatamo tujya mu biganira ahantu hose natwe turayirwa. Ariko uretse gatoya abo God credit ukwiriye abantu bajya bagwa credit ukwiriye. Kuko hari abantu bavuga ngo papa Cyangwe ngo this and that and n'uyu munsi n'iki byose abantu bagomba kumenya ko papa Cyangwe hari ibintu yakoze muri no game yahinduye. Nje nabibabwira ariko niba ngewe reka mbyivugire hano ko bizi this nigga yiniga mureba hano imbere yanyu yaje muri game abantu bagira ngo ni imikino like it was a joke n'ibyo byose. Anyway, big up to you kuko wakoraga ntuza waricururizaga n'ibyo byose uraza utangira guhera mu interviews ariko n'abantu baza muri game mu buryo butandukanye. Yego bwa mbere nkumenye igena ko kuri ndirimbo nyine iri Titi Brown yashyira hamwe n'abari abakobwa. Mbona kumenye icyo gihe nari postinze ndabate who the fuck is this nigga man, kuko ngiye nikundira abahanzi bashyashye cyane yuje ukora ibintu biri different. Yego wakoza akantu ka danger bro, abantu bagomba kuguha respect ukwiriye muri no game kandi kirageze ngo uyibone kuko uri umuhanzi uri umuhanga kandi ubikwiriye. Dukomeze. Icyo gihe ndirimbo rero Kunsutsu iraje igihe hanze yasohotse Imafrw nyine bindi ndashimira ko Kunsutsu nyine yagezaho ni ntane expectingaga icyo gihe kuko n'uyu munsi nimwe mu ndirimbo ewana njya ahantu abantu bose bashaka kumva iwani yakoze ibindi kuri papa cyane. Indirimbo yitwa Kunsutsu isohotse ariko pending hakirimo indirimbo yanjye yitwa muri studio. Sasa indirimbo yitwa Kunsutsu igiye hanze abantu barayikunze umwaka wisurangira. Indirimbo yitwa Kunsutsu maje kurya hita urumva rukamaje kubona ko papa Cyangwe ni brand hanze baramukunda bakunda wa mugambo we kwa kuri kwiwe kwa kwikina kwe kuko abantu banyangiraga kwikina. Ikintu nukuza muri interview bunange nigire nka Israel mbonye nari kuba nanukaniye na Israel nanjye nza kuvuga ngo murakoze kumbaza icyo navuga kuri ibyo bintu. No nagombaga kubakabiriza nkavuga ni nje mani ntabwo nsanzwe nyine nkatandukana n'abandi bari ku isoko. Niba tumenye abanzi bose babaza bakavuga murakoze cyane. Icyo navuga no zana vibes zawe abantu bo bayifataga nko kwikina kwiyumva n'iki ndavuga nje nyine ntandukanye nabo ndaniyumva azongazi nta muntu nyishira audio nawe nyishira video ngomba no kubibyimbana kuko ndabyikorera byose. Nuvuga ngo warabyikoreraga ubitarero k'ikimomo nta kintu kukubwira ako kanya. Indirimbo yitwa Kunsutsu ivuyemo tugeze none mu basabu 40,045 King Puzzle uyu munsi babona wirirwana na Bros Melody buriya yari ishumi yande ya social cyane. Ubu King Puzzle niwe muntu wa mbere nabibwiye nshaka gukora na social kuko bari ishumi. umugore wa coach Gael. Yego uyu munsi ni ishumi biteye ubwo ndamubwira bro ibi nibi arambya okay nari abiganiza social arambya amana uri kuri move gute nakwanga ko dukora uri kuri move kuko nta muntu wakwanga ko mukuru uri kuri move. Social tujya muri studio turakora nabwo dukora uwitwa Rukari igiseni turakora. Icyo gihe ntabwo namwohereje audio kuko element yaratayirangiza neza ahubwo namubwiye nakwanye na social ndi gushaka umfashe mbona ubushobozi bwa video ni indirimbo noneho yo mu makwe itandukanye n'ibishegu n'ibiki abantu bakunda mu makwe. Umwe mwakoresheje umwana w'umukobwa wanjye bita Carmen. None iriya video sasa abantu bajye bavuga ngo Ruki yaramfashije amindurira ubuzima nayo babyumve bete banumva impamvu yatwitse ku mbuga kuri umuntu bita Ruki ndabimubwiye ndamubwira wadufasha ibi nibi yarabyumvisha arabyanga kunsupportinga n'igiceri cya 5. So nje ndavuga nabi vuga ibyabaye unyandikira ikintu cyabaye reka mbanze naragira ku cyabaye nkwandikira nabanje kuri audio anefite indirimbo yitwa Ntakabyasi
yarimo ba Bulldog ba Fireman ba Precision bandi ya host ngenda yifatanye gurisha mu diaspora bita DJ Fido amigihumbi $100 kugira ngo nkoremo utarakomeza ntago twakomeza tudahaye big up ku musaba bita DJ Fido. DJ Fido WhatsApp DJ Fido Kentucky, DJ Fido uri hose Kentucky tugahaye big up bro. Respect maniga. Iyo ndirimbo urabyibuka ko icyo genge nayo mugurisha yari yanjye irimo ba Precision ba Bulldog ba Fireman bande nje nyitamba igitambo narayikundaga ndayimugurisha ngamo $1,000 ubwo ni miliyoni y'amanyarwanda ibiye tubemo ariko none unje mbona yo kwishyura indirimbo yanjye na social mura audio na video urabyibuka kira kwishano ya DJ Fido inaze itwe ya DJ Fido kandi ari yanjye icyo gihe wamamagaye saa 9 z'ijoro za mu gitondo ndakuye ati gasquare man kucyumamagaye no saa ndakusobanurira ndakubwira ni noneho hari indirimbo ngiye gusohora na social afite indirimbo icyo gihe Philip Tessa so indirimbo yitwa Mata na social ibahi mu mihanda social garuka kuri movie iteye ubwoba bibwira Rocky aravuga ati nabibonye ariko nta byadanje ni ukubera Philipita ari umu DJ afite connection y'abanyamakuru bose n'aba DJ ndagaske ati nta cyatanu nagwa kuri indi ahubwo noneho kugeza kakanya obita Rocky arimo arasounding nka heta icyo kintu wacu turakomeje ndakwanditse ndaguhamagaye bro iyi ndirimbo rero njewe yanwaye amafaranga gutya na gutya yantanze ibitambo natanze indirimbo yanjye irimo ba Amafrw wa Bulldog na abantu bari bubinyangire kuba bamaye ubufasha indirimbo bakabona nayigurishije mu diaspora bari bunyange ariko kuko ngenzi project nshaka gushyira hanze wamfasha tukayitwikira urambwira ati gute sasa ndakubwira njewe mfite igitekerezo umuntu bita Rocky ahora avuga ko nabukwe niko genge yacu bayizi ese wamukore nge nkaguha bora nyina kuri film mbere naramwishyuraga kanyina kuri film nta myenda muhaye imyenda okay ndambwira okay ibyo ni sawa ese ntabwo wajya muri ya video ko ya boostinga dukoze kare agatwiko arambwira ntabwo bishoboka ushaka undi mbibwira umuntu bita Junior Giti yari atarafata Precision arambwira ati nje nari najyamo aba ntabwo babizi ninge umuntu wabanje gufata Precision icyo gihe wari umufite akora ama episode buri munsi akora nuzo zo kurapa ni n'umuraperi wa Dandra mupite kandi icyo gihe twari tumaje no gukora n'indirimbo nk'eshatu ikintu cya abibwiye Rocky numvisha atabyumva nkajya mfata ba Kadafi ba Rafati ba Babu bose tukajya kuyumvisha ko twasohotse akaba ari yo story tugiye gutera abajyana ahantu nkamubwira ati muzane Rocky Imana tumuganize za bora tukayimuganiza ababazi witwa Rafati witwa Kadafi witwa Babu tukabimwumvisha ku gahato so nyuma aravuga ati nuwe mukobwa none mushaka ko nkurana nawe ubukwe ndamubwira ni twebwe twamushaka ambwira ati okay abashake uri kumva hari witwa Ben tuziranye itarajya mu ma video ejo ngiye mbere ubufasha bwa Karumen ushaka ko bazabukora